Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo no gufashwa nayo no kurindwa nayo bikubeho wowe udukurikiye. Waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, kwera kwayo ukomeho. Imana y'amahoro ikurinde. Irinde umubiri wawe, irinde umwuka wawe, irinde ubugingo bwawe, umuryango wawe n'igihugu uherereyemo ndetse n'ubutunzi bwawe. Ntibukazeho umugayo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Uwiteka arinde ibiganza byawe, arinde intekerezo zawe, arinde imyanzuro yawe, nikabe imyanzuro yo kunoza icyaha. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro dukora hano umunsi ku munsi, ariko mbere ya byose reka manze nkwisabire kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho. Ikindi cya kabiri, kugira ngo umuryango wacu nawo waguke. Imana iguhe umugisha niba warayikoze, kandi niba ugiye kuyikora Uwiteka aguhe umugisha. Nje mu kiganiro, ni ikiganiro kitaraza kuba kirekire, ariko ndakwinginze ucyumve witonze, hanyuma ibitekerezo byawe nawe ni ingenzi. Ibitekerezo byawe nawe ni ingenzi. Ushobora kuba ubonye aya mafoto ari kuri thumbnail ukibaza, cyangwa se ukabona n'iyi titre ukibaza ati se noneho bimeze bite? Ni ibi rero tuje kuganiraho. Tuje kuganira kuki? Mu minsi yashize nakoze ikiganiro, mbona abantu ntibanacyakiye neza. Ndi kuvuga ngo hari abantu badusize ku murimo mu buryo bwose. Baragenda bajya kwiryamira, abandi bajya kwicururiza, abandi bajya mu bindi. Kandi abo bantu twari tubazi ku ruhembe rwo gufatanya natwe umurimo. Ari mwene data wakoze ikiganiro, Imana imuhe umugisha, ndaza kubimubwira akomereze muri uriya mujyo wo gutanga alarme cyangwa se gutanga impuruza. Hari igihe tureba abantu tukabarenganya, tukabaziza ibyo bakoze, wenda impamvu zo kubikora aribo babiteye, ariko kumbi baraguye mu rugendo, ibyo bita kugwa mu rugendo. Mbibutse ko hari inzira ebyiri, inzira ijya mu ijuru n'inzira ijya mu irimbukiro. Hanyuma muri izo nzira ebyiri zifitemo abatanga serivisi kugira ngo abajya kurimbuka babone uko bagerayo rwose byihuse, ndetse n'abajya mu ijuru harimo abantu bashinzwe serivisi na protokole yo kubereka ngo iyi nzira ijya mu ijuru. Twagize ikibazo gikomeye. Mu nzira ijya kurimbuka harimo igiti cyera imbuto zimenyesha ikibi n'ikiza. Hanyuma abatanga izo mbuto akenshi bafite ishusho yo kwera, ariko imitima, amaso yabo iyo tuyabonye tubona bera pe, ariko imitima yabo ihakana imbaraga zako. Ndabivugira iki? Iyo bavuze ishusho ni ikintu umuntu abona yeretswe mu buryo bwe, hanyuma agahita aratekereza ko ibigize ishusho bikwiye kuba ari nabyo bigize nyiri ishusho cyangwa se ikiyo shusho. Ariko mu buryo bw'umwuka hari abantu bafite ishusho yitwa iyo kwera, ariko wakinjiramo imbere urebye imbaraga zako ugasanga ni imbaraga mbi. Ni iki rero cyabaye muri aba baseriveri cyangwa se muri aba baservant, aba basavinga cyangwa se aba bakora uyu murimo wo kujyana abantu kubarimbura. Reka mbwira abantu badukurikiye, ntabwo ubwiza bw'Imana bushimikiye mu bo mwita beza. Ubwiza bw'Imana ntibushimikiye mu bo bita beza, kuko iyaba icyitwa ubwiza bw'Imana n'imbaraga zayo byari bishamikiye mu mashusho. Yego, ntabwo Yesu ubwe Bibiliya ari kuvuga ngo yari umuntu utari uwo kwifuzwa. Ba Pawulo iyo wahuraga nabo bagendaga ijisho riri kuninda, ariko imbaraga z'Imana zibuzuye. Abagabo bitwa ba Eliya ngo bari abagabo bagufiya
mu mvugo y'uyu munsi bari bafite ubumuga bw'ubugufi, bafite uruhara atari abo kwifuzwa. Abitwa ba Mose bari abantu badidimanga, ba Yeremiya nuko. Ariko reka nkubwire ikintu cyabaye ku bwami bw'i Babuloni, niba mubyibuka neza, haguyemo n'abagabo b'Imana baguye muri izo condition, ariko bahagarara mu kwera. Kuba abantu batameze neza, donc reka mvuge iki kintu, umukobwa kuba ari mwiza, noneho twagiye n'umugabo akaba ari mwiza ateye neza mu by'uyu mubiri, si igisobanuro cy'uko yagira ku rwego yemererwa gukorera Satani. Kuko Bibiliya itwereka ko Danieli, Meshake na Sadurake na Abedenego nabo banze kwiyanduza. Muzasome iki gice cyo muri Danieli cya 2 kivuga ukuntu habayemo selection itoranywa ry'aba bahungu. Umwami Nebukadinezari bwe yibwiriye Ashpenazi avuga ati muri bari abahungu b'i Yerusalemu, genda unoranyirizemo abantu bafite izi condition ngiye kubabwira. Abana b'ibwami no mu bikomangoma. Iyo tuvuze abana b'ibwami n'ibikomangoma babita nobles child cyangwa se nobles children. Donc imiryango y'ibwami n'ibikomangoma niyo bita noble families, imiryango y'ibwami. Abo ngo ugenda untoranyirize, sibyo, muri iyi miryango untoranyirizemo abana. Icyambere, abana bazi kuvuga neza mu ruhame. Mujye musoma ijambo ry'Imana. Abana bazi kuvuga neza mu ruhame. 2, bafite mucyo bita kumenya byose. Iyo tuvuze kumenya byose, nuko ngo naba specialiste, les spécialistes. Iyo tuvuze specialiste, ni umuntu wanogeje umurimo we, bamwita nuza fonctionnaire de carrière mu Gifaransa. Niba ari umuganga akaba ari umuganga de carrière, niba ari umwubatsi akaba ari umwubatsi de carrière. Mubatoranye 2, mureba abana bafite icyo bita ubwiza, bafite icyo bita uburanga. 3, badafite inenge. Hanyuma biragaragara ko abana ari beza, n'imiryango bavukiyemo yabafashe neza, niba ari n'ibijyanye n'amashuri barize, yewe n'aba eloka bazi kuvugira mu ruhame. Ariko umva ikintu Nebukadinezari yavuze, kandi Nebukadinezari nk'umwami w'i Babuloni murumva icyo afite ashushanya. Arangije arahamagara arababwira ngo mubigishe ubwenge bw'Abakarudayi. Icyo ni icyambere. Imana izafashe ubutadukora ikiganiro kuki Yesu yabwiye abantu avuga ati ndabatumye, ariko abantu batumye ni mu masega aryana mabi. Ndasaba ko mugira ubwenge mutagira n'amahugu. Mubigisha ubwenge bw'Abakarudayi. Mu kintu bahereyeho wumve, cyambere na mbere bahereyeho mu cyo bita kugaburira abantu ibiryo by'ibwami, inyama z'intongerano, z'intonorano. Ariko aba bahungu baricara baravuga ati twebwe ntago twiyandurisha ibiryo by'ibwami, twebwe ntago dukora iryo kosa. Cyokoza ubwo bwenge bw'ubucakura mu rwego rwo kugira ngo tumenye n'andi mabanga yayo yihishe, tuzabyiga tubimenye. Buriya umuntu uzi kurwana urugamba neza ni umuntu ujya kuri bataye yo mu mwanzi, akajya kwinjira mu mwanzi, akemera akaba umu agent, akinjira mu rugamba rw'umwanzi. Ndashimira Imana abantu babiri Imana yahaye gukora muri iki gihe. Nuko umwe ndeba nawe mu iki kiganiro ndaza kuvuga ashobora koreye umwana mwiza, umugore w'umuvuga butumwa nkunda sha, abaseriveri bo mu nzira y'ikibi n'ikiza amuhaye ntonorano sha, abagome, abagambanyi, Imana izabahana wa mungani wa Danieli. Yesu ashimwe. Uyu munsi dufite abantu baguye mu nzira. Narahamagaye, ndahamagara, n'abagarutse bagaruka bacumbagira, umuntu akaza akanyenyeza rimwe agahita avuga, agahita agenda. Murajye hehe ariko mugaruke mu murimo.
buriya hano iwacu mu Rwanda ubundi umuntu warangije umuntu witwa Apotre Yonga, akarangiza umuntu witwa Pasiteri Bernard Selemani, Pasiteri Selemani wo ku Muhima, agakoramo umuntu witwa Sugira, agakoramo na wa mukobwa wacu sha mu minsi yashize wajyaga wigisha inyigisho za Yohana kubita atababarira sha, nawe sha sigaye mbona nawe Finina sha, sigaye nawe mbona Finina. Ndabizi ubu mugiye kuza muri komenti ibyo bintu mwihaye, uri kumva ibyo bintu twihaye. Reka mbabwire, hano hari amacano yo kuri YouTube agera muri ane akomeye. Boriyanti imwe ifite izina ryo muri Bibiliya, iyindi iratukura, iyindi nyirayo yafashe amazina yashyira mu mpine yarangije ashyiraho ko ari ubwami, iyindi iri mu mazina y'umuntu. Bahora batanga ubuhamya bwo gusenya icyitwa ubugingo n'imiryango. Hari insengero zikomeye kurusha izindi hano utabona zagiye kuvuga ubutumwa bwiza mu badafite ubwo bwiza. Reka nkoresha iryo jambo, one zagiye mu turere dukomeye tundi tutari mu mujyi wa Kigali, bagiye kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko Yesu yasize abitegeka. Insengero zigera muri enye. Mana ishimwe, n'umwe rwo rwaragiye. ubu ni ugusenga bucece, kugusenga nka kumwe kwa wa mubyeyi wasenze agahinda karashize akajya azenguruka bucece, bamwita ngo arwaye isindwe. Abahanzi barahagurutse ngo bari kuririmba indirimbo z'Imana no kwirwa bigira. Hari abahanzi babiri, umwe ni umugabo, Mana yo mwijuru ndabirukanye, wa mugani w'abantu ndabirukanye mwabahanzi mwe. Twamutushikishije izina ry'Imana mu ruhame. Hanzi babiri birwa baceza ibisirimba n'iki byose, hanzi y'Iburengerazuba. Ndabirukanye mu izina rya Yesu, nimugatukisha izina ry'Imana yacu mu ruhame. Gabo w'Imana witwa Eliya yarahagaze aravuga ati ariko ibi bintu ni ibiki Yezebeli yazanye hano. Aravuga ati guhera uyu munsi muhamagara abahanuzi babaya. Bene data turi ku rugamba rukomeye. Muhamagara abahanuzi ba Bali n'abashera, niba kuko ari Imana bahamya, bajye tujye mu ruhame mwerekane Imana yanyu, muhamirize. Igihe kirageze, nubwo mwirwamo nimukajye mwirwamo. Kuko Eliya yakoze ibi ngibi, muzi byaragenze gute kugira ngo babe bato y'abahanuzi ba Bali n'abashera n'abadagoni na Eliya? Muzi byaragenze gute? Hari igihe agasuzuguro kari kageze ahantu abantu birwa bigisha ngo bari kwigisha ijambo ry'Imana atari ijambo ry'Imana, ahubwo bagaburira intonora. Wa mungani wa mwene data, niba umuntu ashobora kujya kurya kubishashagirana no kubirunze, bamwe mwita ngo ni ibisubizo n'amasezerano, kwa kwatura ijambo ry'Imana, kwa gusoma ijambo ry'Imana na kwa gusenga bikarangira mubireba. Ibintu by'ibifaro biraho ngaho bikadohokera imbere yanyu mu maso yanyu, bidafite ubushobozi, gusa kasigara ari uguceza gusa biraho ngaho. Byagenze gute? Ikinontorano gusa Imana ngo yabasubije. Hako Bibiliya ko yavuze ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Byagenze gute aho n'abandi musige Rorumodo byarabereye Rorumodo? Urumva ngo ibi bikorwa ngo twatekereje ngo kubikora ngo twashingiye ku bandi. Mwashingiye ku bandi? Ijambo ry'Imana ryo mwashingiye. Gihe kirageze abera muhaguruke. Uko abarozi birwa bazenguruka ingo z'abana b'Imana, abacuragura, nta kindi bakora, ntago babakoraho, ntago babatuka.
bakoresha umunwa babatongera. Namwe muhaguruke, namwe mubwire Imana, mubwire ati Imana, aba barozi bari gushaka ibitambo by'ubuzima bwacu, aba barozi bari gushaka ubugingo bwacu ngo bujye mu bukire no mu butunzi bwabo, ntabwo tubishaka, natwe turabyanze. Mumere nka ba Yabesi barahagutse avuga tuwite, mama yanjyariye mu makuba no mu byago n'izina ryanjye ryitaga, ariko ndashaka kukugiraho umugisha, umpindurire izina. Mwinjire mubwire Imana ibagenda imbere, imenagura inzugi z'ibyuma, imenagura inzugi z'imiringa, icagagura ibyuma mo kabiri, ahantu basize doda ibashorere. Mugende mubwire Imana, mubwire ati tujyane mu mwijima, ahantu ubutunzi bwacu Satani yabuhishe n'abambari be, mubukureyo. Ubu ngubu igihe kirageze, nta mikino ihari, donc turi muri finali, babyita finali no gukina sinabyaye. Noneho mu bwami bw'umwijima batamba ibitamba, abantu bagenda babinzenzegeri. Nzenzegeri ziri aho ngaho, nk'umugabo nk'umudokiteri wize, nk'umuprofeseri, nk'umusirikare ukomeye, hajya kwirirwa bamwandagaza hasi ngo bari kumubatiza, yahwereye yapfapanyapanyagaye n'agahinda, abandi bakubabwanura barukira mu ruhame, abantu b'abasirimu. Kubera iki? Izi konekisiyo z'ubusambanyi abantu bagiye bakonekita mu bantu, mwaberamo mwirinde ikintu cyitwa indambi n'ubusambanyi, cyane cyane abantu bari muri izi sengero z'amacaci y'inzaduka aza yigisha ibintu bitari by'ubwami bw'Imana. Ejo nakunze umugabo w'Imana witwa Tito Rutaremara, Imana imumugisha honorable, havuze tubuni mwa pasiteri mwe, ubundi koko niba mwigisha ukuri ku ijambo ry'Imana, mukaba mwigisha ukuri koko, abakristo banyu mwabigishije ukuri kugera ku rwego bajya gutemana bakamara bagenzi babo, kuko mwabigishije ukuri. None n'abandi baraje bakomereje mu mujyo, nta kwigisha ukuri. Ubundi umuntu wuzuye umwuka wera, babwire bayobozi namwe munkurikiye niba hari n'abankurikiye, umuntu wuzuye umwuka wera ntagambanira mugenzi we. Umuntu wuzuye umwuka wera ntiyicisha mugenzi we. Umuntu wuzuye, ariko abapasiteri nibo bantu ba mbere bagambana, nibo bantu ba mbere baroga bagenzi babo. Ariko ibaze umuntu w'umupasiteri ushobora guhamagara umuntu w'umugabo n'umugore mbere y'uko bagira imyanzuro yo mu rugo bafata, mbere y'uko ibitekerezo biganirwa hagati y'umugore n'umugore, niba ari umurimo bagiye kugura, nibanze bamanze bamuganirize, abatware mu butware bwashaka nk'uko ashaka. Ubundi babashyira munsi y'ibirenge byanyu ngo ni ababyeyi banyu, ni dadi ngo ni mami. Ijambo ry'Imana riranabibuza, nimwigisha mujye mwigisha abantu ukuri. Bibiliya iravuga ngo ntihakagire umuntu mwita so usibye so wo mu ijuru. Sanga umuntu w'umugabo w'ubwanwa butamirije, abizi neza ko nyina yamubyaye ari mu majyaruguru, ari iburengerazuba, ari iburasirazuba, inzara iramwiciraho, yirwa yikorera ibifurumba by'ibifaranga, ashyiye pasiteri amiramira na nyina atabasha no kumugurira igitenge. Mwarangiza ngo imivumo mwasoza mumaze kuba abaretwa, mumazemo nk'imyaka 11 ngo ko byanze ngo tubona ngo ubuzima bwaranze. Mufite umuvumo nyine, hari umubyeyi aravuma, hari n'uri gushira, nta gushima, nta mbabazi aba bantu bo mu isi y'umwijima bagira. Muhaguruke, bamwe muve mu myobo, abandi musengera abera bene so. Ko ni ishyari dufite, iriye shyari, ariko umuntu agira ishyari umuntu batareranywe, batakuranye, batabyiruka, nta shyari dufite. Ariko niba muri kwigisha ijambo ry'Imana, muryigishe neza, mutaza kujijisha muri ibi bimenyetso byanyu, mutaza kujijisha mu mvugo zanyu, mutaza kujijisha mu marenga yanyu, mutaza kujijisha tunareba n'ibyo muri gukorera abandi bantu bera. Ega abantu bararangiye basigara inzenzegeri ziri aho ngaho gusa, ziri aho. Umuntu atabasha bamugana no gusoma Bibiliya, adafite n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Koko nabonye n'abanyamakuru abitwa ngo nabe influencer, uri kumva bamwe batangiye kugenda babiba urwango, bagarura urwango n'ibintu by'amoko mu bantu b'Imana. Hakuba iki gihugu umuntu ashaka kongera kucyoreka no kugishyira mu mage no mu makuba.
ubu amarira y'imfubyi n'abapfakazi arashize aka kanya ku buryo mushobora kujya ku ma YouTube channel, ku ma TikTok n'ibindi byose mukajya kwigisha ibintu by'urwango n'ibindi byose, abantu bongere bamarane nta soni. Dukwiye kuba turi umwe twima. Muhaguruke muse, nyakubahwa perezida wa repubulika aravuze ati musengere mu ngo zanyu, muzamure isengesho. Bibiliya ivuga gusenga, gusengera mu kuri no mu mwuka. Naho ngaho basengera, mwasengere mujye mu cyumba cyanyu mwiherereye, mutameze nk'indyarya zirwa zihagaze mu masinagogi zihamagara abantu bose ngo twasenga. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Musenga Imana, muri yararimbye avuga mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu aratumbagira akagera ku Mana. Imana iri mu ijuru ikayumva. Mwibereye mu biryo by'intonorano, mu birungo biri aho ngaho, murya mumira akamize gatonya no kuba kajya kuri aritari. Ubu ba Steven barihe azi uvuzeho umwe ukapfa bahita bahamagara, ntabwo muhari kuko turabizi mwabwiza gutumwa bwiza. Uyu mwana w'umuhungu yajyaga ajya muri stade nawe abapasiteri bakayamanika, ariko ukuntu no mu bushakashatsi bwanyu muzamuhamagare, ngengira nimero ye n'ishiti yanyu, muzamuhamagare, uhamagare wumve tekaga, muhamagare, ufate telefone umuhamagare. Ndavuga Steven Sugira n'abandi bera bose, hari abana bari bazi kubwiza ubutumwa bwiza, abantu bakihana ibyaha. Byagenze gute? Uvuze ngo Koropati ngo ufite ishyari, Koropati ngo ufite ishyari ry'iki? Ariko ishyari ry'iki ko nta dini nashinze, nta niryo nzashinga, sibyo? Nta shyari ngiye mfite, ndagira ishyari ry'iki? Ku buntu bw'Imana bumpagije, iby'Imana yamaye aribyo. Nge sindi umutindi wo kubabarirwa, sindi n'umukire wo kurengwa nka Uwiteka. Imana yangiriye neza, ibyo kurya yamaye birahagije, ibyo kwambara yamaye birahagije, umuryango yamaye urahagije, igihugu cyiza yamaye kirahagije. Nge nta shyari mfite, mbarahiye Uwiteka, nta shyari mfite. Ariko uyu munsi harageze ngo abantu bakora Bayali, mumenye mugende mukorere Bayali bibe bizwe, n'abakorera Uwiteka munyure mu nzira ijya i Siyoni, mukorere Uwiteka nta gukebakeba. Niba uyu munsi ubasha umwanzuro ati nge ngiye Yerusalemu, mureke imikino. Damejo yaramamagaye umudamu w'Imana ambwira urugendo yahuye na abo bapasiteri n'abagome babi, kuntu bamuhigiye umwana w'imfura bashaka kumutangamo igitambo. N'abagome ni babi, kandi iyo baje hano kuri kamera baba bafite ishusho yo ozi bano ba YouTube nababwiye, muvuge urebe ko batagutera amabuye. Hafite ishusho yo kwera, ariko imbaraga ziri inyuma nimbi. Muve ku mashusho murebe imbaraga, muve ku mashusho nimwinjire mu mbaraga murebe imbaraga. Ese ishusho tubona n'imbaraga birangana. Munarabyara urusororgo agenda atera inda kagaruka hano, abakozi b'Imana, abana b'Imana. Munarakwirakwiza ubusambanyi kugera ku rwego imiryango nyarwanda yangiritse gisenyutse. Umugabo wanjye yankubitaga nziritse, ariko gukubita kuziritse niba naragukubitaga kuziritse, ufite imiryango, ufite abitorero, ufite n'iki, uje gutinyura ubwana buto butarashaka ngo bigende gute? Gwino tubwire, urasambana, ese usambana? Ndasambana nge sinzigera. What kind of you? Senya societe, usenya umuryango. Bene data n'abayobozi baba bakwiye gutunga n'amatoroshi. Turi ku rugamba nta mikino, musengeshe umwuka iteka, mwirinde, mwere imbuto z'abizera, mutware intwaro zose z'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hanyuma ubuntu bw'Imana n'umwuka wera bibatware, bibayobore. Ntahe ibyo kwa ariko roba mwatwigisha, ahubwo ijambo ry'Imana mushaka niri nukubabwira ko Yesu yatubuye imigati. Barabibabwiye, aba batubuzi barabibabwiye, bahora babibabwira. Nukubabwira ko Goliyati Dawidi yamwishe, barabibabwiye bazi no kubivuga kuturusha.
ahubwo icyo Yesu yaduhamagariye ni ukubwira abantu ngo mwirinde amazi si yayandi, ahantu tugeze urugamba ruri mu mahina. Tubwiye ngo umwami Yesu agiye kugaruka kandi azasanga abiteguye nibo bazajya mu bukwe bwe. Ariko namwe mushobora kuzasigara mwusigaye nibura amavuta yanyu mu mperezo nubwo mwayamazemo, mujye mu bahanduzi kugira ngo mwumve icyo abamarayika batatu manda zabo zivuga, mwumve icyo abahamye babiri bivuga. Ikiganiro nagishyizeho. Igihe kirageze ngo muve mu myobo, bavuga butumwa mugaruke muhagarare. Ibintu by'indambi byo kuvanga ubuzima icyari buzima. Yesu yahaye isezerano rikomeye ubwo yari abigishwa natwe riturebe. Yaravuze ngo ndabasize ariko simbasize nk'imfubyi. That is protection first. Simbasize nk'imfubyi. Kabiri, nzaboherereza umufasha ari wo Mwuka Wera, uwo naza azenda ku bya Data abibamenyesha. Icya gatatu, mbahaye amahoro yanjye, amahoro atari nk'ay'ab'isi. Niba hari ibanga rikomeye, niba hari iturufu rikomeye riruta andi maturufu yose, ni ukugira umutima unyuzwe. Bibiliya ivuga neza aho kugira umutima unyuzwe. Kugira umutima unyuzwe. Imana yaguhaye ibiryo ukarya, n'igihe utabibonye ko batuwite nahangaha washimye. Abantu bakanuye amaso, bazerishe mu modoka, amaso, ibintu nta kintu bimaze. Bwashize mu cyumweru cyashize narahurudutse, ndagurutse ngeze hano 12 ngiye kuvanuma ngo po, sinzi uko byagenze. Baraturwanya mu isi y'umwuka, mbona imodoka ibaye burere, zirenyivanye mu rugo ari nzima, mbona ibaye uburere. Ndaza kubashyira ku tamunera urebe, sinari masize ubuzima. Ibintu by'ubutunzi nakiri byitera amababa bikaguruka. Haze inzara irakwishe, urakennye. Ntago nkennye, njye sindi umukene. Iyo uburere buri abaye ibi bintu bimbayeho nibi. Ibi mugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu wo kunyurwa. Ese muzi ko ari ubutunzi mujya mwumva mu bintu bagabanye mu mirage basigaranye ababambye umwami Yesu ngo bamubambye Isabato itararangira. Mu butunzi bagabanye usibye ikanzu ye bateye ubufindo, hari ibindi butunzi yarabwaga ngo umwana w'umuntu arazererana n'ahandi afite yo gucumbika ku myaka 33 nye yaraciyeho. Ubutunzi butume mwandavura mureka iby'ubuzima. Rega umwana w'umuntu ameze nk'uburabyo buraba, mu gitondo burahunguka, meze nk'ukwezi kuraboneka mu gitondo, umenya aho kunyuze. Izuba nuko ubuzima bwacu babugenda gutya. Akose nyuma y'ubu buzima, after y'ubu buzima, ko mujya muryama mwasinziriye mwakoze ikimenyetso cy'urupfu. Buri umuntu aryamye ni ikimenyetso kimutinyura urupfu. Iyo umuntu aryamye ahita afata ibyo yaba amasaha yose, agakuramo amakoti, agakuramo impeta, agarambika hasi amamodoka yarafi, gahita agenda nta bakibyibuka. Akiyoroza. Bimwe bakorera umuntu wapfuye n'undi akipfunyapfunya ubundi akabaragiye. Ana yabigishije ukuntu gupfa bigenda. Hanyuma iyo mugeze muri rwa gicucu cy'urupfu, wawe nukangutse ndakaze, agahita ashyira mu makote, abana banjye, imodoka zanjye, inzu yanjye, agahita atangira gusara. Abakozi ukubita wari urihe? Ariko harimo ibanga Imana yaduhisha. Iyo bigeze nijoro ko cyagiye uryamye, wa muntu ubyuka akajya Nyabugogo, wa muntu ubyuka akagenda akajya i Burayi, wa muntu utega indege akabibona ko ayiteze, uriya muntu mutekeza ko nyuma y'ubu buzima bigenda gute. Ko ari igihe abyuka akajya ku ishuri, ko ari igihe abyuka akajya aho yavutse, ko ari kandi akagenda ahura n'abandi. Mbese uriya muntu tumara gusinzira, umugore afuma, umugabo wanjye ari amahoro ariko gona ariheze. Abahanga rero bamaze kumenya gusoma iby'ibyo bihe, basigaye banaza mu bicuku bya nijoro mushyizwe, bahita batwara uriya muntu mu nganda kujya guhingisha. Mbona babwira iby'isi y'umwuka, barumva
Bora mvango Robert nawe Robert icari Robert Imana nanjye ariko mugira ngo ngiye ninjye wahisemo kuza gukora ibi ngibi. Ubu mugira ngo mvuze siporo ntago nayivuga neza bikagenda neza, cyangwa mutekereza ko ngiye gupresenta amakuru? Genda umunyamakuru arega uri kariyeri, mutekereza ko ubu mutekereza ko ngiye kuvuga ibintu bya geopolitique nkayavuga ukuntu Iran na kamikazi nkavuga Amerika na ba Donald Trump na hariho nabonye ejo bundi ariko ngo narakwanze ngo kubera ngo wavuze ngo minisitiri w'intebe wacu yaragiye, ariko mabanga isi ifite anuka murayazi. Ubusezebera amaze igihe kingana icyapfuye. Kuki Yohana yanditse ati mwebwe muba mu myuka ya ba Yezebeli? Yezebeli amaze igihe kingana icyapfuye ra. Sawa mwe mujye mukina kabisa. Mani bamugisha reka soza ikiganiro cyacu, ariko muhaguruke n'abagikanyakanya. Kozi b'Imana bararangiye abantu bavuga ubutumwa bwiza bakigisha ubwami bw'Imana, barabarangije bose bibereye aho ngaho. Hakuwemo imbaraga, barogoshwe imisatsi, abandi byararangiye n'ibipamba. Erega buriya kubura uyukira ugitara ntabwo ari igisobanuro cy'uko uruborirwa rukirimo. Uyu muntu ubwiza bw'Imana bwamuvuyeho n'umwuka wera, niyo ashobora kuza kwigisha akavuga ukumva ibintu ari kuvuga naho ngaho nyine biraho bitaguhindura nta kubera iki imbaraga z'urubori rwinshiramo byakuwemo kera. Ngira ngo se sugira muhuye akadi akavuga ntiwakumva, abazi ko atondeka neza ibintu bitanu bituma Imana ikwemera ntabwo wabimurusha, nibi tuba tubwivugisha ntiwabimurusha, ariko urubori narwo barukuyemo. Hariho nabonyeje ubundi mu mavewiti azenguruka katakata nagatisha nawe tayari. Yewe nabonye urubori rwavuyemo, ntabwo bukiduhirana nanjye uri umuyugira. Ye babwize n'ukuri nubwo mama ati Robert ko twakubonyana. Ye nuko mba ngenda ko kubona urubori rwakuvuyemo Mani bamubwiye reka mbasezere muri ibiganiro byacu nakagaruka gusa mube maso abantu mwirinde intonorano. Kabiri mufate ibihe byo gusenga, mujye mu cyumba cyanyu musenge, muhamagara abana banyu mubasengere nkuko nabibabwiye, muzura imbaraga z'umwuka wera kugira ngo mubashe guhagarara mudafite n'uburiganya buri hanze. Dufite abagabo n'abagore b'abakoboyi kamwe kugeza bacura imigabo n'imigambi za rwihi, ubundi zitobaza na hano kuri kado kiye baba yera ariko bye, ariko wareba imbaraga Nuzambonera Selemana zamuka, nuzambonera Yongwa zamuka, nuzambonera kugira zamuka. Abandi bonera bavuze bararaka muraka, ariko muze uberize niyagaruka kandi yaje avunira mwiza. Muve mu myobo ibyo bintu byo kuvuga ngo kubundi ngo abakozi b'Imana ngo bamuhe imbaraga z'agaciro kanyu n'imbaraga zo gukora umurimo w'Imana icyo bitanga. Muve mu myobo za YouTube nazo ni irembo ry'irimbukiro. Ninde wababwiye yuko YouTube zose ari irembo ry'irimbukiro? Ubu nta YouTube ziriho zikora umurimo w'Imana. Ninde wabasize? Hari iz'amarimbukiro ariko hari n'iz'abakozi b'Imana. Hari abagore n'abagabo bari gukorera Imana bakayivugira kandi bavugira no kuri YouTube. Muzi ko twegera atari zo marembo y'irimbukiro. Muve mu myobo, muve mu myobo. Kahingutse kose murangiye. Uyu mwana witwa Beni mwajyaga mwirwa mukomera amashyi ari hehe? Ari ku ishuri. Sawa ari ku ishuri. Mbere yazaga satiga, mbere akiri umwana avuga Yesu neza ntago yigaga, ariko ibyo bintu baba murimo ni ibiki? Kwiga se bibuza gukora umurimo w'Imana.
ninde wabashutse ko Imana yatubujije kwiga? Ntabwo Imana itubuza kwiga. Iki Imana itubuza nanjye ndi kuvuga ni ukurya intonorano, kuyandurisha ibiryo by'ibwami. Iyo mvuze ibiryo by'ibwami nizi nyigisho z'abadayimoni. Umuntu ari kukubwira ngo kwirukana abadayimoni, kandi Yesu yavuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Warikoza Uganda nakazana ibivuta yakotora yasiga ngo yirukanye abadayimoni. Haza ibyo bihuriye, mujye mubabaza ahantu mu ijambo ry'Imana babisomye. Ibyo bintu bakoze niyo mihango bakoze babisomye muri iyo jambo ry'Imana. Ko Bibiliya yavuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire, muzakandagira inzoka na sikorupiyo. Ufite ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni udakotoye ibivuta, ukoresheje itegeko ry'izina twahawe mu isi no mu ijuru ryo gukiza. N'uyu munsi umuntu wese udukurikiye, kugira ngo mwumve imbaraga zo gukiza ziri mu kanwa kacu no mu biganza byacu, ndambuye imbaraga z'ubutware bw'Imana isumba byose. Umuntu wese uzi ko arwaye abadayimoni, n'umuntu wese wariye ku ntonorano z'aba bapasiteri babi b'abagome b'abagambanyi bagambanira itorero rya Kristo, mwese Uwiteka nabazureyo abakure muri ibyo biganza mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi ndasezera mwumva biri kumanuka. Ubu hari abantu barwaye indwara z'abadayimoni zaturutse kuri aba bapasiteri b'abagome b'abagambanyi, kuri aba ba YouTube b'abagome b'abagambanyi. Umuntu agahita arwara abadayimoni bagahita bamuteza indwara y'ubusambanyi. Iyo se wayikirute? Hari uwo nabonye ariko we ngo barozi ngo murabarenganya, ngo muzajya mwirwa munywa ibifata. Sawa nyine, ngo barozi murabarenganya, ngo muzajya mwirwa muhohomera. Ntago abeshya. Hari ibyo mwita barozi ariko ari indwara z'abadayimoni, kandi iyo ugiye kwa muganga barapima barazikaza. Dusaba kutuba amaso. Nababwiye ngo ibyo bakoresha nakanwa nawe baza gukarabya ngo bamukure mu rugo, we mwese murakaraba mukajya imitongero batongeresha akanwa. Namwe mujye muhagara mu butware bw'Imana isumba byose. Bagati Imana nidushaka kuba iminyago n'ibitambo by'aba bantu bashaka kudushyira mu bukire bwabo, mu butunzi bwabo, natwe baduhaye urumuri. Mufate umwanzuro. Bibiliya ivuga ku babembe. Yesu ashimwe. Mwafashe umwanzuro barahaguruka bwati oya, haguruke natwe tujye kubaza uburenganzira bwacu. Bari barojugunye inyuma y'umurwa. Hari umuntu gukira bitabera, hari umuntu gusirimuka bitabera, hari umuntu kuvuga ubutumwa bwiza bitabera. Ku mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, twese tukemererwa kwigererayo. Ni kubera icyo abantu bagombye gushyiraho bariyeri zibereka ko aribo bakwiye kubajya kubavuganira ku Mana, ko aribo babageza ku Mana, ko Yesu yabaye igitambo kimwe kizima gishimwa. Nge nawe tukaba twemereye kugera ku Mana. Kubera icyo kiri mu bujiji n'ubuyobe buvuga ngo kugira ngo Imana inyumve nuko Robert asengera, kugira ngo Imana inyumve nuko dada ari wumvuga, dada kuvuganira na munagani, ko nawe ubwawe genda ubiyerere mu cyumba cyawe. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo kure y'induru n'ahantu abantu barasanira. Kure y'induru ni muri zinduru zo mu rusengero, abantu babaceza, umwe yaje kwiba amaturo, undi yaje kuroga, undi yaje gutereta. Aho niho bita kure y'induru. Mwinjire mu cyumba cyanyu mwiherereye mutameze nk'indyari, musenge so mu ijuru azabumva. Hanyuma mube mwuzuye nk'uko nkunda kubaturongo Imana y'amahoro ibarindira imibiri, ubugingo n'ubutunzi. Uzi umuntu ufite ibiganza, njya kubabwira, umuntu ufite ibiganza byera, umuntu ufite umuntu w'imbere yumva akomeye ameze neza. Nta kintu kiryoha nko kumva umuntu wawe w'imbere, ukumva umuntu wawe w'imbere yuzuye ndetse n'uw'inyuma nawe yuzuye. Nyamara ari y'ubusambanyi abadayimoni baza babashoramo, ugasanga umuntu ni umuvugabutumwa ariko nta jipo n'imwe imurenga. Twushyiraho umugaye ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro ibamugisha. Mumbabarire, hari igihe iyo ndi mu ifuhe ry'umurimo w'Imana nshobora kuvuga nabi, ariko bera bagenzi banjye muhaguruke dusenge. Pani ibi ngibi byano ariko Robert mwirwa mudusakuriza abantu b'Imana, twibereye aho ngaho, twarakuze, twagiye gushaka ibiryo. Ari abantu Imana ihamagara bataraba n'urusoro mu nda ya mama ikabeza, ko bati mwebweho muzaba abahanuzi bahanurira amahanga. Uyu niyo yajya kwiga za masters akigana za doctor, ntabwo Uwiteka mwemerera. Hari n'abandi Imana ibona ikavuga ati wowe ndaguhamagara nka Pawulo, ikavuga ati nkurikije imbaraga z'ubushobozi ufite, ngwino nawe ndakurokiriza. Hari n'abantu bumva ubutumwa bwiza bakabwizera, bakemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, bakaba abana b'Imana.
muze rero niba mwaratubwiye ko Imana yabahamagaye mukaduha ubuhamya mutubwira kuretse niba mwarerejwe kuyobya itorero ry'Imana cyo kuza niba ndabirukanye namwe mu izina rya Yesu Kristo. Ariko niba uzi ko wari warahamagariwe guhamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, gukora umurimo w'Imana, ukabwiriza abantu iby'ubwami, muve muri iyo myobo y'ubwoba tumva Uwiteka rero abwanye natwe ko azatugira, hanyuma hamaze kukugira neza n'igisobanuro cy'uko ureka umurimo. Ndabashimiye, Imana muri bahumugisha, reka uburinzi bw'Imana buri ku buzima bwanyu. Babwiye ngo naho buta, shalom shalom.